Duherukana Angela amaze gupanga n'umuntu bari kuvugana kuri mudasobwa ku rubuga Angela akoresha rw'ibanga. Bari bamaze guhana gahunda ko bagomba guhura kandi bombi babyemeranyijweho. Bigeze ku isaha y'isa 5 z'amanywa nibwo kwa Angela hageze imodoka y'umukara y'ibirahure rwose byayo byari byijimye cyane utabasha kumenya abantu bayirimo. Angela ubwo yari hejuru muri sari we ari kureba imodoka hasi, havamwe abasore babiri b'abasore b'ibigango rwose bagaragara ko ari abanyembaraga, maze barazamuka berekeza kwa Angela hari haruguru muri etaje ya kabiri. Angela akiri kwitegereza imodoka yumiwe yumva ku muryango we barakomanze. Nubwo yari umukobwa mwiza kandi wihagazeho rwose ku buryo nta muntu wabashaga kumukanga cyangwa se ngo abone ibyo atarabona, yatinyaga ibintu bibiri gusa. Ikintu cya mbere yatinyaga ni icyatuma ubwiza bwe bwangirika, maze icya kabiri cyari ikintu gishobora kumwicira akazi icyo ari cyo cyose. Ibyo bintu bibiri byombi rwose yabyangaga urunuka, yarabyirindaga ku buryo bitashoboraga no kumubaho. Ba bagabo babiri bamaze gukomanga gatatu, Angela yaragiye arabafungurira. Bari abagabo bambaye za fime z'umukara, mbese nyine bateye ubwoba kubareba. Angela amaze kubafungurira umuryango binjiye bihuta cyane mu buryo buteye inkeke, ariko bigaragara ko nyine hari umuntu batumye. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Bagaragaraga ko rwose batagamije kugirira Angela nabi, ahubwo nyine ko hari gahunda runaka bari kuzuza mu kazi kabo. Maze batavuze n'ijambo na rimwe bamutunze telefone nini imeze nk'aho ari tablet bari bafite, maze abona wa mugabo Don kuri video call. Nta no kuvuga ijambo na rimwe ba basore bahita barebana, maze basubira hasi batse imodoka baragenda. Angela uko yabirebaga uko yari yumiwe rwose atazi biri kujya mbere, nuko yigumira mu rugo yikorera utuntu yari ari kwikorera dusanzwe, nta kindi kirenze nuko yari ari kwinywera agacyayi. Hashize isaha 1 n'igice ubwo byari bibaye saa 6 n'igice nyine z'amanywa, maze haza imodoka ebyiri ntoya rwose zaje zihinda. Angela arazumva ajya mu idirishya kureba imodoka izarizo. Zarinjiye mu gipangu bigaragara ko ari imodoka zihenze cyane, maze ziparika mu gipangu kwa Angela. Angela arazibona abona hasohotse nk'umugabo umwe, umugabo wari ufite ikarito nini ariko atari nini cyane, ariko ntihagira undi muntu n'umwe usohoka muri izo modoka. Rwose imodoka zombi hasohotsemo uwo muntu umwe mu modoka yari imbere, ariko yaba ya modoka yari arimo ndetse n'imodoka yindi nta muntu n'umwe wigeze ayisohokamo. Mu gihe akiri kubitekerezaho, Angela yumvise umuntu akomanze ku rugi, maze aragenda arafungura asanga ni Alex Don. Mu by'ukuri Angela noneho yabonye ko ubwiza bwe buri ku rundi rwego, bitewe n'uko yari yabonye uwo mugabo yubashywe ubwo yitabiraga igitaramo cyo kwa Don mu byumweru 3 byari bishize. Angela abanje amwakira ikarito nini yari afite ariko atari nini cyane, maze aramuhobera rwose bimaripfa, aramubwira ati nukuri ni karibu kandi wisange nk'uri iwawe. Don yari umugabo uhindukana n'ahantu hose ageze, rero yari yambaye ipantaro ya siporo ndetse n'umupira wa valise w'umukara. Inyuma yari yambariyeho ikote rirerire amwe bakunze kwita manto y'imvura cyangwa se abantu bambara igihe hari imbeho nyinshi cyane. Angela wakundaga kwihagararaho yabaye nk'uwirengagije ko ibyo ari kubona byamurenze, maze nyine ariyumanganya. Don yahise afungura ikarito yarazanye, maze akuramo impano ifunze neza cyane mu buryo bwihariye. Ubwo Angela yari ahagaze ari kureba nyine Don afungura ikarito. Angela yari yambaye imyenda yo mu rugo isanzwe, kuko yari yambaye agakabutura kagufi cyane ka jezi, rwose ubona ko ibibero byose biri hanze. Maze hejuru ye yambaye agasengeri kamufasha amabere, ariko umukondo nawo ugaragara. Yari yifubitse kandi akitandiyo korohereye kugira ngo yirinde imbeho nubwo akazuba kari kuva. Mu gihe Angela akimuhagaze iruhande, Don yafashe yakado arimuhereza. Don aramubwira ati nukuri kuva nabaho ni wowe mukobwa mwiza nabonye. Angela wari wigize umwana mwiza muri ako kanya,
yarebye Don nk'ufite isoni maze aramubwira ati murakoze. Ubwo Angela warebaga Don asa nk'utazi ikigiye gukurikira kuko nyine yari agifite ya kadodo namuhaye mu ntoki. Don wari umeze nk'uwisanzuye kwa Angela, mu guseka yahise amubwira ati none se kudafungura impano yawe mukobwa mwiza, erega ni iyawe kandi nyine ni wowe nayizaniye, kandi nyine kubera uri umukobwa mwiza ukwiriye ibyiza rwose, so rero yifungure. Saho Don yari akuye Angela kuko nyine Angela yahise akuraho ambalaje yari yoroshe kuri ako gasanduku, asanga nyine hafunitsemo akantu k'agasanduku kameze nk'icyuma ariko keza cyane kabengerana. Angela yahise agatereka ku meza maze ahita abaza Don ati ubanza ndi kurota. Yari yatunguwe cyane n'ibintu Don yamuzaniye kuko nyine yari ataranabimenya, ariko abona no kubimenya biteye amatsiko bitewe n'uko byagaragaraga inyuma. Maze yaramubwiye ati ni ukuri ntabwo nzi ukuntu bagafungura. Don yaramubwiye ati reba kuri ako gapapuro wakuyeho bwa mbere. Angela arebye ku ruhande yabonye agapapuro arakabura, ariko abona hirya agapapuro yahataye maze aragenda aragatora kari katakaye hasi ku makaro. Angela wari wuzuye ibineza neza byinshi yabajije Don ati none se mbigenze nte? Don nawe ahugiye mu kwitegereza Angela gusa areba ubwiza bwe, yaramurebye ari kumwenyura ati reba aho inyuma rwose hari imibare, iyo mibare ni iya kode iri buze kugufasha gufungura karahita gafunguka nuyishyiramo. Angela wari umaze kubona ko Don ari umugabo utandukanye n'abandi bakire yahuye nabo, yahise ashyiramo ya mibare nk'uko byagenwe kuri ka gasanduku kari kameze nk'icyuma, maze nyine abona karafungutse neza cyane. Angela arebyemo yahise yipfuka mu maso kuko ibyo yari ari kubona nibwo amaso ye yari abibonye bwa mbere kuva yabaho. Ubwo Don yaragiye maze ahagarara inyuma ya Angela ameze nk'umuri inyuma nk'uwenda kumufata mu mayunguyungu. Muri ka gasanduku hari huzuyemo umurundo w'inote z'amadolari nyinshi cyane rwose. Zari inote zigerekeranye neza cyane ku murongo kandi zari nyinshi bigaragarira amaso. Angela wari ukifashe mu maso kubera gutungurwa n'iby'amaso yari kureba, yahise afata Don maze arahindukira amuhobera bwa kabiri. Ariko noneho barahoberanye bamera nk'abumiranye rwose. Buri gihe Angela yabaga ari kumwe n'umugabo ntiyamubangikanyaga n'abandi cyangwa n'undi uwo ari we wese. Gahunda ze zose yabaga yazifunze, umwanya we yabaga afite yawuhariraga uwo bari kumwe. Yamuhaga ibyishimo, akamuha amarangamutima ye ndetse akamuganiriza, ndetse nyuma akamuha n'umubiri we wose. Umugabo bari kumwe akawugira uko ashaka cyangwa se akamugenza uko ashaka, kandi nyine icyo yakoraga kwari ukumwereka ko ari we wenyine afata atyo. Angela rwose yari afite amabanga menshi akoresha mu gukurura abagabo ku buryo rwose uwabonanaga nawe byari bigoye kuhava. Bwagezeho bombi bararekurana maze Angela abaza Don icyo afata, dore ko atarazi niba ashobora kuza kunywa inzoga kuko nyine yari abizi neza ko ari umuntu usenga akanasabira abandi bantu umugisha ku Mana, cyane ko nyine yari azwi cyane nk'umwigisha ukomeye cyane mu mujyi wa Matelo wose. Angela rero yakurikije ko mu rugo rwe yabaga yifitiye inzoga haba mu mafirigo ye ndetse no mu tubati. Alex Don wari wicaye mu ntebe nziza yo kwa Angela yabwiye Angela ati ndumva nshaka amazi menshi yo kunywa. Ubwo Angela yazanye amazi yari mu ijagi nziza cyane y'ikirahure, maze azana ikindi kirahure cyo gusukamo, maze yunama aca bugufi yunama iruhande rwa Don amusukira amazi. Angela wahise ayicara hafi ya Don ariko yicara ku ntebe aho nyine bashyira amaboko. Abonye ko Don amaze kunywa amazi yahise akuramo ka kitandiya yasaga n'uwifubitse agashyira ku ruhande. Ubwo Don yari akiri kwitegereza imitako yabaga muri salo kwa Angela, ari nako nyine bineza neza ariko no kwitinya bimuri mu maso. Don yabaga afite ubwoba ko hari umuntu ushobora kumubona yaje aho ngaho, ariko nyine akikomeza kubera ko yari abizi neza ko arinzwe, yari yazanye n'abasore be ndetse n'abandi barinzi b'abanyamabanga be. Angela wari uri gukora mu musatsi wa Don yahise amubwira mu kajwi gatuje ati ni ukuri uri umugabo mwiza cyane. Don yarasetse maze bakomeza kuganira amasaha ari nako yegera imbere.
Angela wari umeze nk'umuntu wicaye hejuru ya Don cyangwa se umuri hejuru ari no kumukora mu musatsi ati ni ukuri uri umugabo mwiza cyane kandi nyine niba nanjye ndi mwiza ubwo urumva ko nyine ni amahirwe kuba twahuye. Maze Angela araseka cyane ari nako na Don nawe ari guseka nyine kandi bahuje urugwiro. Maze Angela nyine atangira nyine gukora mu bwanwa bwa Don, maze Don araseka nawe ahita amubwira ati none se hari ubwo nabeshye kuba uri mwiza cyane? Ni ukuri uri mwiza cyane kandi rwose uri umukobwa buri mugabo wese yakirukankira. Ngaho reba ahantu ngejeje kandi ureba n'ahantu wansanze. Urazi neza ukuntu nzwi ariko ibyo byose nabirenzeho nza kukureba ariko nyine nabonye ntibeshye. Uri umwana mwiza cyane rwose. Angela yatangiye kwegera Don gake gake ari nako baganira amagambo meza cyane. Maze Angela ari nako atangira kumwongorera amagambo meza cyane y'urukundo ariko akamwegera akayamubwirira mu matwi. Angela yari yatangiye guhinduka nk'ushaka kuryamana na Don, dore ko na Don nawe aricyo cyamugenzaga mu rugo kwa Angela. Ubwo Angela yahise amanuka yicara noneho ku bibero bya Don wari wicaye mu ntebe, maze amwicaraho mureba bameze nk'abari kurebana cyangwa nk'abagiye guhoberana. Angela yakomeje kongorera Don amagambo atuma ashaka ko baryamana kandi akabwira Don mu ijwi rituje cyane ariko ridasohoka neza. Uburyo Angela yavugagamo wari kugira rwose ngo ari kwahagira. Yahise afata umutwe wa Don wari wicaye nawe amwicayeho, maze bamera nk'abahoberanye. Yamanuye umutwe yongorera Don ati ndumva ngushaka kandi ndagushaka cyane. Don nawe nta jambo yari ari kuvuga, yari yatwawe rwose ameze nk'umuntu utazi yari, uretse gukomeza kuvuga ngo yego, akabivuga nk'umubaza ariko akabivuga nanone nk'udakeneye igisubizo. Gusa Angela we yari yamaze kujya mu kindi gice ameze rwose nk'uri mu ijuru rito kandi ari ryo ashaka kujyanamo na Don. Yarakomeje akorakora Don kuko yari azi icyo ashaka kandi yari azi icyo gukora. Uko Angela yarushagaho gukorakora Don mu bice bitandukanye by'umubiri we, bwagezeho noneho nawe arirekura, maze bahuza urugwiro bombi birangira baryamanye. Don watinze kwa Angela icyo gihe yahavuye rwose bwije cyane kuko yahavuye hafi saa 2 z'ijoro. Ubwo kuva icyo gihe Angela yatangiye kuryamana na Don mu bihe bitandukanye, maze Don nawe amugira nk'umugore we rwose karahava. Don yamaraga igihe kirekire ari kumwe na Angela, ariko na Angela ariko abishaka ntawarekuraga undi. Don yagezeho akajya asohokana Angela maze bakamara igihe kinini bari kumwe. Rwose Angela yatangiye kugenda aburira Mark umwanya ku buryo bugaragara kandi nawe abireba. Hashize iminsi Angela na Don bamaze kumenyerana, urukundo rwa Angela na Mark rwatangiye kuzamo agatotsi ku buryo bweruye kuko nyine Angela ntiyari akibonera Mark umwanya uhagije nk'uko yawumuhaga mbere. Angela yumvaga abangamiwe n'uko Mark atamureka ngo yisanzure abeho nk'uko yari abayeho mu gihe bari bataramenyana. Gukundana na Mark byatangiye gutuma yicira urubanza, bigatuma atekereza cyane kuri Mark kuko yari asigaye nawe amukunda. Ariko buri gihe iyo yazanaga Mark mu mutwe we, gahunda ze n'abagabo cyane cyane Don zarapfaga kuko yumvaga nyine abangamiwe nabyo cyane, kandi ntabwo yashakaga rwose gutandukana na Don cyangwa se no gutandukana n'akazi ke yari yarihebeye. Yari asigaye yumva Mark amubuza ubwisanzure yahozemo, ariko nyine akumva nabwo ntabwo ashaka kumuhomba. Buri gihe yasubikaga gahunda ze na Mark, rimwe na rimwe bikamusaba gukuraho telefone ye inshuro nyinshi rwose kugira ngo Mark ataza kumuhamagara. Mu mutwe wa Angela hari hasigaye hiberamo Alex Don ku buryo rwose yamubonyemo umugabo utangaje. Yabonye ko ari umugabo uhiga abandi koko nk'uko byavugwaga mu mujyi wose wa Matelo. Angela yari amaze igihe kirekire ashakisha uburyo yazegukana Don, maze muri iki gihe yari yarabigezeho. Ariko rero aho Mark yari ari nawe ubwo yari ari mu kababaro kenshi, ariko nyine Angela ntabwo Mark yari kuza imbere ya Don mu maso he no mu mahitamo ye kubera ko n'ubundi yari abimenyereye.
Ubwo niko Don nawe umugabo wari ugikomerezwa mu mujyi wa Matelo wose ku budahemuka, wirahirwaga na buri wese muri Matelo, azwiho rwose ubudahemuka no kubaha umugore we Sharon, ibyo byari bimaze kurangiriraho mu buryo bwa burundu. Yari yarishyize mu mugozi utazamurekura rwose, nawe ubwo adashobora kwikuramo, kuko yari yaramaze kuba imbata y'ubusambanyi kuri Angela wari ikizungerezi mu mujyi wose. Igihe cyarageze Don na Angela bakajya basohokana bakajya no hanze y'igihugu cyangwa se mu mujyi wabo wa Matelo. Uko iminsi yagendaga ishira niko Don ubwe yazinukwaga urugo rwe, kugeza ubwo umugore we Sharon ubwe byatangiye kujya biba bimeze nko gukabya inzozi kumubona mu rugo. Mark ubwo ntiyacitse intege, nubwo nyine atigeraga asobanukirwa impamvu yatunguranye igatera Angela kumwitwaraho mu buryo yari arimo amwitwaramo. Ubwo uko iminsi yicuma ni nako Mark yakomeje kujya ahamagara Angela, ariko Angela ntamufate. Bwageze igihe noneho Mark atangira kumera nk'umusazi, akazi karamunanira rwose, akababazwa cyane nuko buri gihe iyo yajyaga kureba Angela iwe yasangaga nta muntu uhari ahubwo hafunze. Mu by'ukuri Mark yari umusore wibana kandi wifite bigaragara. Yari afite kampani ayoboye kandi rwose ikora neza. Ariko nubwo Mark yari umusore ushobora kuba ari imbere mu basore beza kandi bafite ifaranga, nanone ntabwo yari guhangana na Don umukire wa Matelo yose. Mu bitekerezo bya Mark utaruzi bijya mbere, ntabwo yiyumvishaga uburyo umukunzi we yihebeye ari we Angela yaba yarahindutse akaba undi muntu wundi bigeze aho ngaho kandi bikaba muri ako kanya byihuse. Nyamara Mark nta makuru yari afite ko ahanganye rwose n'intare iyoboye agace atoreramo. Nta n'amakuru menshi yari afite ajyanye n'uko Angela ari umukobwa wibera mu buzima bwo kubabaza abantu kandi nyine ko atahindutse, ahubwo nyine niko Angela yari abayeho. Umunsi umwe Mark yafashe umwanzuro wo kujya kwa Angela akahaguma kugeza Angela atashye. Mark yahamagaye Jack wari umwungirije muri kampani ye, ariko akaba n'umuntu we wa hafi cyane. Yabwiye Jack ko iryo joro atari bucyure imodoka, ko yaza kuza kujya kuyifata akayicyura mu rugo kwa Mark, kubera ko we yamubwiye ko ari bugende afate taxi kuko hari aho yari agiye kandi hihutirwa. Jack yamaze gutaha asubira gucyura imodoka ya Mark, ariko ageze kwa Mark asanga ntabwo ahari. Yaramuhamagaye ariko Mark ntiyitaba, amwandikira message ariko n'ubundi Mark ntiyamusubiza. Ubwo Jack wari inshuti magara ya Mark bahoranaga, nawe yanze gutaha kuko ntabwo yari azi amakuru y'ibyo Mark yagiyemo. Yanze kujya kuryama, ahubwo nyine akomeza acishamo nimero ya Mark igacamo ariko ntamwitabe. Jack ntabwo yari afite makuru ku bijyanye n'ibyo Mark ari gucamo mu rukundo rwe, kuko nyine Mark yari atarabimubwiraho. Jack yari umusore useriye cyane ku buryo niyo Mark aza kumubwira ibyanye na Angela cyangwa n'urukundo rwabo, yari abizi ko rwose Jack bitari kumucira umwenda, yari kubica amazi akamwereka ko bidakomeye. Ubwo rero Mark yari yarafashe umwanzuro wo guhisha rwose Jack ubuzima ari gucamo ndetse n'intimba Angela ari kumutera. Jack yabonye amasaha akuze cyane kuko nyine byari bimaze kuba nka saa 7 z'ijoro, ariko Mark atarataha. Jack wari warahuye na Angela rimwe gusa ubwo Mark yamujyanagayo, yatekereje ko ubwo ashobora kuba ariho yagiye, ariko gukomeza kwibaza impamvu atari kumwitaba kandi iyo yajyagayo yaramwitabaga. Bitewe nuko yumvaga ibyo ari gutekereza bidahuye neza, byatumye Jack fata umwanzuro wo kujya kureba boss we akaba n'inshuti ye ari we Mark, ngo ajye kureba ko ari kwa Angela ko yaba ariho nyine yagiye, cyangwa se amenye neza niba hari ikindi kibazo yaba yagize. Jack yageze kwa Angela saa 9 z'igicuku, asanga Mark yasinziriye ku muryango wo kwa Angela. Akimukomaho Mark yashidukiye hejuru maze ahamagara ati Angela, Angela, kubera iki kuko Angela? Jack yabaye nk'ukubiswe n'inkuba maze akangura Mark, kugeza ubwo Mark yakangutse maze agaruka ibuntu. Jack ati ariko Mark, ubwo ko iki nicyo kintu cyatumye uza kuryama ahangaha? Rwose menya ko wakuze, umuntu mukuru umenye ko uri umuntu rwose utakabaye wiruka ku mukobwa ku buryo witwara gutya bikakugerera ahangaha uza kuryama ku miryango y'inzu z'abakobwa. Mark wari ufite uburakari yabwiye Jack ko amubwiye nabi cyane. Yahise amubwira ati
Jack taha rwose, taha ntabwo naguhamagaye, njyewe ndava hano ari uko Angela aje. Jack utariyumvishaga uburyo Mark afite umutima woroshye bigezaho, yakomeje guhatiriza Mark ariko nyine bikaba iby'ubusa. Mark yakomeje kwinangira umutima ndetse abwira Jack ko niba ashaka amahoro nuko ubucuti bwabo bwakomeza, yakwatsa imodoka akigendera akamuva iruhande agataha mu rugo akajya kuryama. Jack yabonye ko ibintu byafashe indi ntera, abona Mark asa nk'uwabaye umusazi. Ibi byaramutunguye cyane kuko ntabwo yari abifiteho amakuru, ariko yabonye nta kindi yabaza Mark muri ako kanya. Ibi byatumye yiyemeza kudasiga inshuti ye magara ku muryango w'umukobwa batazi iyo yaturutse, ahitamo rwose gushyiramo imbaraga ngo amanure Mark kugira ngo bagende. Jack yabonaga ko nta yandi mahitamo, ariko nyine aravuga ati reka mbikore ikiba kibe, kuko nyine arazi ko Mark ari umuntu nyine ugira umujinya. Mu kumuhagurutsa n'imbaraga nyinshi, Mark wari umusore kurusha Jack amurusha ibigango ho gato, yahise amusunika n'imbaraga nyinshi cyane maze Jack akubita umusaya ku gikuta, amenyo abiri ahita akuka ako kanya. Mu kuvirirana kwinshi n'amaraso menshi ava mu kanwa kwa Jack, yahise abona ko Mark yasaze bya nyabyo. Noneho afashe ku munwa ava amaraso menshi, Jack yabwiye Mark ati Mark, nturebe uburyo umuntu utazi atumye ushyiraho uruguma ndetse n'iharama ritazasibangana mu buzima bwanjye. Akivuga ayo magambo mu rusaku n'uburakari bwinshi cyane, Mark yari yamaze kundi muntu rwose. Jack ntiyari yarigeze abona Mark ameze atyo igihe cyose bari bamaranye. Mark yahise abwira Jack ati mva mu maso rwose cyangwa se ngukure ku isi. Mbabarira uva ahangaha kandi nyine utongera kuvuga Angela nabi. Angela ni urukundo rwanjye kandi ntuteze no kumukurikira mu mutima wanjye. Jack yabonye ibintu bitandukanye nuko yari ari kubitekereza, abona ko ibintu bigoye cyane. Mark ashobora kuba yararozwe cyangwa se yarabaye undi muntu atarazi. Mark yahise abwira Jack ati rwose n'akazi niba utagashaka uzakareke, ariko nyine umpa uruhushya rwo kugenga ubuzima bwanjye no kumenya uko nitwara kuko ndi mukuru. Ubwo Jack mu gahinda kenshi amaze kubona ko Mark yabaye undi muntu, mbese byabaye ibindi, yagombaga nyine kumanuka akatsa imodoka akerekeza kwa muganga kugira ngo abashe gutabarwa. Ubuzima bwe bwari mu kaga kuko yavaga amaraso menshi kandi yabonaga Mark nta gahunda yo kuva aho ngaho afite. Byari bimaze kuba nka saa 11 za mu gitondo cyangwa se mu rukerera. Angela rwose ntabwo iryo joro yigeze ataha mu rugo iwe kugeza bukeye, kandi nta n'amakuru Mark yari afite niba koko Angela yaragiriye urugendo hanze cyangwa se niba yari akiri mu mujyi wa Martello. Bigeze nka saa 1:15 nibwo Mark wari wongeye gusinzira, yaraye rwantambi, yaraye hasi ku makaro y'ibaraza hafi n'umuryango winjira mu nzu yo kwa Angela, nibwo yongeye gukanguka. Yari yambaye karuvati y'ubururu bwijimye, ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru. Yari yarambitse telefone ye hasi, ariko yabyutse ayisanga mu maraso Jack yari yavuye, telefone ye yanamenetse anti-block. Mark wari umeze nk'umusazi ariko wacitse intege cyane, yafashe telefone ye ayihanaguriza ku ipantaro ye yari yambaye, maze arahaguruka aramanuka afata tagisi ku muhanda imujyana mu rugo iwe. Kuva Mark avuye aho ngaho rwose ubuzima bwe bwabaye nk'ubwagiyemo umwijima kandi nta mahoro yakomeje kugira. Telefone yari yarayiretse yo guhamagara Angela, ariko nyine ubuzima bwe ubona ko bwangiritse. Ku kazi byari byaranze rwose, ameze nk'umusazi usigaye wibera mu rugo ahora aryamye kandi yaracitse intege. Hamaze iminsi Mark ari muri ubwo buzima bubishye kandi nta n'uhari wo kubumukuramo. Maze kera kabaye hashize icyumweru n'iminsi 3 nibwo Angela yarageze ku kibuga cy'indege agarutse mu mujyi wa Martello. Kumbe Angela yari yarigendeye hanze ajyanye na Alex Don kuryoshya mu bihugu byo hanze. Muri iyo minsi nibwo kwa Don hari kubera imyiteguro ikomeye cyane yo ku rwego rwo hejuru, kuko ibirori ngaruka mwaka by'iserukiramico ry'iminsi mikuru byaburaga iminsi mikeya ngo bibi. Kwa Alex Don niho haberaga ibirori byinshi kandi binini cyane, kandi nawe wabaga ari umuterankunga mukuru wabyo, afatanije n'abandi bakire bamugwaga mu ntege muri Martello. Mu by'ukuri Sharon umugore wa Don nibwo bwa mbere hari haciye igihe kirekire
kandi atabona Don atazi n'amakuru ye. Ibintu kuri we byari byarabaye bishya, yarabaye undi muntu kuko nta mahoro yari akigira mu mutima. Yahoraga ameze nk'uri mw'imbeho rwose atishimye kuko yari yarabuze Don. Yari asigaye ameze nk'intabwa ndetse ibintu byinshi ntiyari akibyitayeho. Kabone nawe ubwe ku giti cye ntiyari akiyitaho rwose. Yari yarihebye cyane. Nta muntu n'umwe cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose cyari kikimushimisha kuva igihe Don yamubwiye ko atakigezweho kandi agahita akuraho fone akamubura burundu. Ni ijambo umugabo we Don yamubwiye ubwo yari mu rugendo hanze amaze igihe atamubwira gahunda arimo, kandi uko babanaga mbere Sharon yarabaga ari we mugenzuzi ahubwo hafi y'ibintu byose. Nubwo Sharon we atari afite amakuru na make, ataranaza umukobwa cyangwa se umugore waba yaramutwariye umugabo kuko yumvaga ko akizera kandi ko bitanashoboka ibyo. Angela ageze iwe yasanze hari umwanda mwinshi ku muryango, wagira ngo hari abantu baharwaniye, ariko ntabwo yabigize impamvu, dore ko nyine yari aje mu birori by'iserukiramuco risoza umwaka byagombaga kubera kwa Don, kandi nyine yari ameze nk'umugore we muri icyo gihe. Angela akigera mu rugo iwe yahise acomeka telefone yari yarasize, kuko nyine mbere yo kuva mu mujyi wa Matelo Don yabanzaga kumugurira telefone n'ibindi bintu rwose nkenerwa bishyashya kugira ngo asige ibishaje aho, kandi asige ikintu cyose gishobora kumutesha umutwe cyangwa kumukura muri mood babaga barimo. Na telefone rero iri mu byo yasigaga. Angela agifungura telefone imaze kujyamo umuriro yasanzemo ubutumwa bwinshi cyane ku buryo byari kumusaba nibura iminsi 2 cyangwa 3 yo kubusoma. Akiri kubona ubutumwa busimbagurika, Mark ako kanya yahise amuhamagara. Angela yanga kumwitaba, ariko amwandikira ubutumwa amubeshya ko ari bugere muri Matelo mu minsi 3. Mark amubajije impamvu yamurimburiye ubuzima, Angela aramwandikira ati Mark, ntabwo nigeze nkwanga, ngenda gukunda, ahubwo dufite kuganira nkakubwira uwo ndiwe n'impamvu ukunda kumbura inshuro nyinshi. Mark aramusubiza ati none se niba unkunda kuki utambwira gahunda zawe? Angela aramusubiza ati ntabwo ari cyo gihe kandi ntabwo cyari igihe cyo kubikubwira, ntabwo nari ngamije kukubabaza, ahubwo nyine uzabimenya byose kuko nyine mu minsi 3 nzaza mu iserukiramuco ryarindi ribera kwa Don, kandi nyine nzi ko nawe uhakunda kandi nyine ni naho twamenyaniye, urumva ko bizaba ari ibintu byiza cyane. Mark ntabwo yari yishimye cyane kuko ntabwo yumvaga ko Angela ari kumva umubaro yari amaze igihe anyuramo. Mark yaramwandikiye ati ntabwo nkwizeye kuko narangiritse cyane, ubuzima bwanjye bwagiye mu kaga kandi biragoye kubukuramo bitewe nawe. Angela nawe yaramusubije ati nukuri nyizera Mark, ndagukunda cyane kandi nanjye nshaka guhindura ubuzima mbayemo nkakunezeza kandi ku buryo utazigira wongera kubabara, kuko nanjye ndi umuntu kandi nkeneye ibyiza no gukundwa n'umuntu nkawe nkunda. Mark yaramwandikiye ati ubwo uzasanga mu rugo iwawe hasa, uzamenye ko no ku mutima wanjye ariko hasa. Angela amusubiza ko atumvise neza icyo ashatse kuvuga, maze aramubaza ati mbese ku muryango wanjye hasa hati? Mu gihe Mark ataramusubiza, Alex Don yarakomanze kwa Angela. Urumva nyine nibwo bari bakigera mu mujyi wa Matelo. Angela ahita azimya ya telefone yandikiranagaho na Mark maze ajya gufungura umuryango. Alex Don yinjiranye impano y'agakarito gato cyane maze ayihereza Angela. Ahita amugwamo barahoberana, bari basigaye bameze nk'umugore n'umugabo. Angela n'amatsiko menshi yaramwishe cyane, ariko Don amubuza gufungura ku gakarito maze amubwira ko atagafungura ahubwo nyine ko ari impano yamuzaniye. Angela arababara cyane, ariko nyine arabyakira kuko Don yahise amubwira ko ashaka kubanza kureba niba umukunda koko. Maze Angela arakareka, ariko nyine amashyushyu yakomeje kumubana menshi, akomeza kumuzonga umubiri wose, ariko nyine Alex amubera ibamba. Alex yahise afata Angela ahita amuterura, bari bamaze kumenyerana, ahita agenda amuteruye maze avuniramo urufunguzo akimuteruye, maze bahita bagenda amujyana mu cyumba cye, bararyamana maze Don aranaharara iryo joro. Bukeye mu gitondo ubwo haburaga iminsi 2 ngo ibirori byo gisarikiramico risoza umwaka bitangire,
Nubwo Sharon yari mu gahinda gakabije bitewe n'uko nta makuru yari afite ku mugabo we Don, abategura bo bakomeje gutegura rwose. Barateguye ndetse n'abashyitsi bamwe baturutse hirya mu mpande zitandukanye zo mu mahanga bari batangiye kuhagera. Abazaririmba nabo imyitozo bari bayitangiye, mbese cyaburaga ni ibyishimo ku muryango wo kwa Don na Sharon honyine. Hari hasanzwe hamenyerewe ko hahora umunezero n'ibyishimo bitava ku munwa. Bigeze nka saa 5 z'amanywa, imyiteguro irimbanyije, Jack ya nshuti ya Mark yaje kwa Don kureba Sharon. Kwa Don mu rugo hari inyubako zimeze nk'iza kaminuza runaka, kuko zari inyubako nyinshi cyane andi nini cyane kandi ndende. Kumenya ngo umuntu ari aha cyangwa se ari hariya byari bigoye cyane rwose. Gusa bitewe n'uko Jack yari yubashywe mu rugo rwo kwa Alex, Don rwose yarahageze abonana na Sharon, ariko yiseguye kuri Sharon amubwira ko yamwihanganira kubo kutaboneka mu myiteguro y'iserukiramuco, kuko yabitewe no kubura umwanya ndetse n'akazi kenshi yari afite muri iyo minsi. Sharon wari warananiwe kwiyakira yagaragaraga nk'uwihebye cyane, maze abwira Jack ko kuba atameze neza bituruka ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Jack nawe yaramubwiye ati, ariko ubu koko umukobwa wawe niwe ukikuriza koko kugeza n'ubu ngubu Sharon? Sharon areba Jack maze aramubwira ati, ubundi usize imbaraga z'isano n'isano y'umwana na nyina. Jack ntabwo yasubije iki kibazo Sharon yamubajije, ahubwo nyine yakomeje kumwumvisha uburyo aba akwiye kwishima. Ati ko ufite umugabo mwiza, ukaba ufite n'urugo rwiza, ndetse mukaba muri abatunzi, ndetse ikiruta ibindi byose mukaba muri urugo rwizera Imana yo mu ijuru, kandi nayo yarabakundiye ikabaha umugisha. Imana yabasize umugisha w'igikundiro wowe n'umugabo wawe Don. Ni impamvu iki kigutera gufata umwanya wo kurira koko, ukarara urira ijoro ryose kandi ukabaho utishimye? Sharon ataravuga n'ijambo na rimwe, Jack yahise amubwira ko umwana we Materi mufata nk'intwari. Ati, ni ukuri birababaje kuburira umwana nyine mu ntambara utanamushyinguye cyangwa se ngo ubone irengero rye, ariko intambara ya Matero Barco nayo rwose niyo itaza kubaho ntabwo tuba dufite aya mahoro dufite. Ni ukuri Sharon, urabizi uri mushiki wanjye, ndagukunda cyane, ariko umwana wawe ari mu bavukijwe ubuzima nyine n'intambara ya Matero Barco. Ni nk'icyubahiro kuri wowe ndetse no ku mugabo wawe Don, ndetse no ku muryango twese muri rusange. Jack yakomeje kumvisha Sharon ko yakabaye yishima ndetse ntaherarwe n'agahinda, kubera ko nyuma yo kubura icyashakishwaga cyagezweho maze Matero ikaba umujyi wigenga. Sharon areba Jack n'uburakari bwinshi, amarira ashoka ku matama ye, maze Jack akora mu mufuka w'ishati ye agakuramo urupapuro rw'isuku yari afite maze akamuhanagura amarira. Sharon abwira Jack ati, na n'ubu iyo nirebye nkareba akabibi mfite ku bibero byanjye, mpita nibuka uruhinja rwanjye nateshejwe rukiri rutoya rutaruzuza umwaka umwe. Binyibutsa rwose ikimenyetso cy'isano ikomeye yampuzaga n'umwana wanjye w'umukobwa. Jack utari uherutse kubona Sharon mu bihe bibi, ababaye nk'uko yamurebaga muri icyo gihe, yaketse ko hari ikindi kibazo Sharon afite, ariko ahitamo kumutega amatwi gusa ntiyagira irindi jambo avuga. Jack mu kuzunguza umutwe nk'uri kwemera ibyo Sharon avuga, Sharon yaramubwiye ati, ntabwo rwose kano gahinda nzagakira Jack, ahubwo nzajyana nako wenda mu mva yanjye. Nari naribyaye Jack we, umwana wanjye ubaba ari nkumi cyane, none Don twaruhanye anjugunye dushaje. Aya magambo Sharon yayavuganaga ikiniga, maze atangira no kurira byeruye. Jack nubwo atabitinzeho cyane bitewe n'uko yabonaga Sharon, ariko nyine yaramaze kumenya ko Alex na mushiki we batameranye neza. Jack nk'umusore ariko wari umeze nk'umaze gukura bihagije, yarakomeje aturisha Sharon, amwereka impamvu nyinshi zikwiye gutuma anezerwa. Jack wari umusaza wa Sharon yamubwiye ko we nka musaza we nubwo amuruta imyaka, ariko burya ko amaraso atajya aba amazi, bityo ko yakabaye yumva ibyo amubwira maze akareka guheranwa n'agahinda kuko bizamufasha kurushaho. Sharon amaze guhora, Jack yaramubwiye ati, erega Mark azaguhoza ayo marira yose,
wenda nuko igihe kitaragera, ariko rwose mwishywa wanjye nizeye ko azakura mu mutwe kandi nyine agatera ishema umuryango wose. Sharon yumvise asubiyemo akabaraga gake maze abwira Jack ati erega nubwo bimeze bityo ni wowe maraso yanjye, ni wowe twonse ibere rimwe, nubwo nyine wari umwana ariko ubu ngubu warakuze. Maze Jack yegera mushiki we Sharon maze aramuhobera. Mu gihe ataramurekura aramubwira ati ntabwo ari njye gusa ushaka ko wishima, nubwo Don ashobora kukubabaza kabone nubwo ntizeye ko yanabikora, ariko nyine umuhungu wawe Mark ndetse nanjye ubwanjye tuzahora iteka rwose duharanira ishema ryawe n'ibyishimo byawe. Bararekuranye, Sharon azana akanyamuneza ku maso. Ikiganiro cya Jack na Sharon nubwo kitakuye Sharon mu gahinda burundu, ariko nyine cyamugaruriye icyizere ko umugabo we Don atapfa kumutererana nubwo Sharon nyine yari ataramenya impamvu ya byose. Ubwo byari bimaze kugera saa sita n'igice z'amanywa, maze Mark yinjira ahita abona Jack na mama we Sharon bari kuganira. Mark yinjiye yihuta cyane ariko abona afite nyine icyo ashaka kubwira mama we Sharon. Mark yari umwana utigera ashaka kumenyekana ko ari uwo kwa Don, kuko we yumvaga nyine azakora ibintu bye bwite kandi akazakira atabikesheje papa we cyangwa se ngo kubera ari uwo kwa Don w'umukire. Yumvaga ibintu byose agomba kubyishakira nk'imbaraga ze, kuko nyine ntiyashakaga kuba umwana uhabwa imitungo n'iwabo kandi we ntacyo yigejejeho. Jack yahise asohoka ako kanya maze Sharon aramuhamagara, ariko Jack arinangira aragenda. Wibuke ko kuva Mark yasunika Jack bikamuviramo gukuka amenyo abiri, rwose Jack ntiyongeye kuvuga rumwe nawe. Muri make bari babayeho bahujwe n'akazi gusa, ariko buri gihe byababazaga mama wa Mark Sharon. Mama wa Mark yarebye ukuntu Jack na Mark batumvikana kandi ari abana bareranywe kandi ari inshuti magara, maze arongera atangira kurira. Mark abibonye atyo yatangiye kubwira mama we ko bizarangira ati mama, ntabwo nzagukoza isoni kandi ejo rwose ubuzima bwawe ndabizi ko buzahinduka. Sharon yahise areba umuhungu we mu maso nk'uri kwibaza rwose icyo ashatse kuvuga. Mark yahise abwira mama we ko azamubwira ikintu gikomeye kandi ko azamwereka ikintu gikomeye, akamwereka ko ari umugabo kandi yahindutse. Yaramubwiye ati mama, nzabigukorera rwose kandi nzabikorera imbere yawe na papa, kandi nubwo data atakwitabira ibi birori by'uyu munsi, abazaba bahari bose mbafitiye rwose surprise kandi nawe urimo bizagushimisha. Sharon yabaye nk'utunguwe na Mark kubera nyine iteka Mark ntiyigeraga rwose yivanga muri gahunda z'ibikorwa by'iwabo. Yabyitabiraga gake cyane, maze n'igihe aje akabyitabira nk'abandi bose. Rwose byari bigoye kumenya ko ari umwana wabo. Iteka Mark yari umuntu wahaga umwanya kubaka ibintu bye bwite, atarangarira rwose ibintu Alex Don ubwe yiyubakiye. Ubwo Sharon amaze kumva amagambo Mark amubwiye, yahise amubwira ko yishimye rwose kandi ko nyine yakuze azavamo umugabo, ariko nanone amwereka ko ahangayikishijwe n'uburyo we na Jack bari kwitwaranaho bombi. Ati Mark mwana wanjye, nizeye ko rwose nta muntu uzakubita cyangwa se ngo umukomeretse umugire nk'uko nyokorume wamugize. Erega Jack nubwo mungana ku mwaka cyangwa se kuruta gake, ariko rwose ujye umenya ko ari umuntu mukuru kandi rwose ujye umwubahira ko ari nyokorume, ari n'inshuti yawe magara. Maze Mark araceceka ahubwo atega amatwi mama we. Sharon wari uri kureba umuhungu we Mark mu maso, yamufashe ikiganza maze atangira kurira, ari nako amubwira ati rero mwana wanjye, urabona ibintu byose byateguwe, ntuzagire ikintu kibi rwose ukora kandi ndagusabye, nubwo bwose iso yanjugunye akaba atakinyitayeho, rwose we ntuzansige cyangwa ngo unyandagaze, sibyo Mark mwana wanjye? Mark amaze kumva ayo magambo mama wamubwiye yarahindutse rwose, maze nawe azenga amarira mu maso. Mu by'ukuri Mark nubwo yakoreraga kure y'iwabo, ariko yazaga mu rugo kureba mama we, kandi nyine ukabona ibura n'ihinduka rya papa we Don ryashegeshe rwose umubyeyi we Sharon. Gusa nk'umwana mu rugo nta kindi yari kubikoraho, kuko icyari kunezeza mama we ni ukubona umugabo we Alex Don amugarukira byonyine. Mark yahise abwira mama we ko nawe nyine afite ibintu byinshi byo gutegura kandi ko byose ari ibigamije kumunezeza.
Wibuke ko Mark yari azi ko Angela ari bugere mu mujyi wa Matelo muri iryo joro cyangwa se akazahagera mu ijoro ry'ibirori nyirizina. Nubwo Mark atari abizi ariko ibi byose byari ibinyoma, ahubwo Angela yari yibereye iwe mu rugo kuko nyine byari umunsi wa kabiri wa nyuma y'uko avuye hanze bombi na Don. Yari akiri kumwe na Don, papa wa Mark. Nubwo nyine Angela atari azi ko umugabo birirwa baryamana ari se w'umukunzi we Mark. Ubwo Mark yasomye mama we ku gahanga maze arasohoka aragenda. Ubwo Mark yahise ajya gutegura no gutaka neza impano y'imodoka nziza yari yageneye Angela. Uyu munsi rwose wari uw'amateka mu buzima bwa Mark. Wari umwana wakuze adashaka kwitirirwa imitungo ya se. Bwarije ubwo Don na Angela nanone bari baraye muri Matelo kandi bari kwa Angela nyine mu rugo iwe. Mark yaraye areba ku isaha afite amashyushyu menshi cyane rwose n'amatsiko yo kubonana n'umukunzi we w'igitangaza yari amaze amezi hafi 3 batabonana. Kubera icyizere yari afitiye Angela, ntabwo yigeze rwose anatekereza ko Angela ashobora kuba ari kumubeshya, ahubwo yizeye ibyo Angela yari ari kumubwira byose, ko azagera nyine mu mujyi ku mugoroba w'umunsi ukurikiyeho. Bwari buke nyine ari nawo munsi nyirizina wo gutangiza ibirori kwa Alex Don. Byashyize kera maze buracya. Ubwo mu gitondo ku munsi w'ibirori Angela azinduka rwose akora amasuku, maze mu gihe ari gushyira ibintu byose ku murongo yongera nyine kubona ka gakarito Don yari yamuzaniye nk'impano y'umunsi. Ubwo Alex Don wari umeze nk'uwashaka umugore wa kabiri yari akiryamiye rwose akiri kuruhuka. Ubwo mu kubona ka gakarito Angela ahita asanga Don mu buriri maze amusanga aho aryamye. Amaze kumukangura Angela ahita aryamye iruhande rwa Don amureba mu maso, maze akamubwira ati ngiye noneho gufungura kado kubera ko rwose amatsiko arenda kunyica. Aka karito yari ari kukareba ariko nyine ari ambalaje kado ifunze nyine. Noneho kuri iyi nshuro Don aramwemerera. Angela yari afite amashyushyu menshi n'amatsiko menshi cyane nyine ku buryo rwose yagafunguye ahumirije. Amaze kugafungura nibwo yahumuye amaso. Angela arebye muri ako gakarito abonamo igishushanyo mbonera cy'inzu yubatse, bigaragara ko ari inzu nini cyane. Yari inzu iteye amabengeza kuko yari inzu igeretse 3 ariko yubatse nk'inzu nyine yo guturamo ifite ibyangombwa byose ndetse na pisine 2. Mu gihe Angela wari wumiwe cyane akiri kwitegereza icyo gishushanyo cyari gikozwe mu ibumba, ariko nyine bigaragara ko cyakozwe n'umunyabugeni cyangwa se umwenjeniyeri w'umuhanga w'umushushanyi ku rwego kabuhariwe, kuko nyine yari inzu ikozwe mu buryo bwihariye. Angela yabonaga ko ari ibintu bitandukanye n'ibyo asanzwe abona, maze Don aramubwira ati iyo ni inzu yawe bwite kuko ndagukunda, kandi ibyangombwa byawe byose biri hariya rwose muri briefcase kandi bikwanditseho. Uzayimukiramo umunsi w'ejo kubera ko uyu munsi turaza kuba duhuze cyane. Ndashaka kukwereka iwanjye ku buryo bweruye. Angela ibyishimo byaramurenze ahita ahobera Don yanga kumurekura, ahubwo nyine atangira kurira. Alex Don yari yarabaye undi muntu kuri Angela kandi mu gihe gito bari bamaranye. Byagaragaraga rwose ko urukundo Don akunda Angela rutandukanye n'uko abandi bagabo babaga bameranye. Atararekura Don, Angela yibutse ubuzima bwose yakuriyemo bwari bumugoye. Yahise yibuka ukuntu yari umukobwa ubayeho akodesha ku kwezi, umukobwa wakuze arya ari uko asambanye n'abagabo kandi bakamuha amafaranga, umukobwa wakuriye mu buzima yipapa akanimama, umukobwa wanze gusabiriza no gusa nabi akemeza guhitamo gucuruza umubiri we, wakururaga uruhuri rw'abagabo batabarika. Angela yumvaga ko hasigaye amasaha 48 yonyine maze akava mu buzima bumeze nk'ubw'umwijima kandi yari yarabayemo ubuzima bwe bwose. Yari yamaze gufata umwanzuro wa nyuma wo guhinduka kandi agahinduka burundu, maze akibanira n'umusore akunda ariwe musore Mark, kuko yumvaga ko Mark nawe amukunda kandi nyine yumvaga ko namara gukura iyi nzu kuri Don azahita amureka burundu maze akijyanira na Mark. Ubwo bigeze mu masaha ya saa 9 z'umugoroba, Mark yandikiye Angela kuri ya telefone basanzwe bavuganiraho.
Mark yashakaga kubaza umukunzi wa Angela aho ageze kuko ibirori byagomba gutangira saa 11 z'umugoroba kandi yari amufitiye urukumbuzi rwinshi ku rwego rwo hejuru n'ibindi byinshi yari yamuteguriye. Kuri Mark uyu munsi rwose wari umunsi udasanzwe kuko nyine nibwo bwa mbere yari agiye gufata umwanya nawe akigaragaza nk'umwana wo kwa Don. Mark yari umusore utuye kure y'iwabo ariko nyine ntabwo hari kure cyane dore ko agace yari atuyemo kari kegeranye n'aho Angela atuye cyangwa se yabaga. Mark yumvaga ko kuba yarisanze yegerana n'umukobwa nka Angela bitegura kurushinga nk'umugore n'umugabo bizatuma rwose mama we Sharon yishima kandi agahesha ishema umuryango we kubera ko nyine ubwiza n'ubushongore umukobwa yari agiye kumuzanira ari we Angela rwose bwari burenze kandi yumvaga ko agiye gutungura buri wese. Angela yabwiye Mark ko saa 9 z'umugoroba araba ageze muri Matelo. Ubwo Angela yabwiraga Mark ibyo byose rwose ari ukumubeshya amaranye iminsi hafi 3 mu nzu imwe na Alex Don kandi yari papa nyine wa Mark nyirizina. Bigeze saa 10 zuzuye z'umugoroba Mark ahamagara mama we Sharon amusaba guhamagara Jack akabahuza kuko nyine yari agiye kwereka Jack ko ibyo arwanira iteka bitsinda. Sharon yahamagaye Jack wari kuri mikoro areba ko nyine ibintu byose bimeze neza maze Jack araza. Wibuke ko haburaga isaha imwe gusa ngo ibirori byari byahuruje amahanga yose mu mujyi wa Matelo ngo bitangire kandi byanzike nyine. Jack yaraje maze Sharon amwunga na Mark ariko bibi by'ubusa Jack arinangira amwima amatwi arigendera. Mark asigarana na mama we ariko ubona rwose ko nta byishimo bihari. Sharon yari ababajwe nuko haburaga isaha imwe gusa ngo kwa Don hatangira ibirori biba rimwe mu mwaka kandi akibuka ko nyine aribwo bwa mbere bigiye kuba umugabo we Alex Don baruhanye bakanakirana adahari. Mark yicaza mama we mu ntebe maze agapfukama imbere ye akamusaba imbabazi kuko yaratumye Jack nyine akora impanuka yatumye akuka amenyo yombi. Mark agira ati mama nukuri rwose mbabarira kuba naratumye Jack bimera kuriya. Nukuri Jack ndamukunda nubwo nyine yampatirije kandi rwose abizi ko nkunda Angela. Sharon yahise amuhagurutsa ariko nyine Mark arabyanga amubwira ko nabanza akamubabarira aribwo nyine ahaguruka akamubwira indi nkuru nziza mufitiye. Sharon yahise amubwira yihuta ati ngaho haguruka ndakubariye mwana wanjye. Mark yarahagurutse maze ahobera mama we ari no kurira ati mama urakoze kumbabarira ndabizi na Jack azagera aho mbabarire. Batararekurana Sharon abwira Mark ati udatuma nanjye mpita ndira rwose mwana wanjye dore amarira arenda kuzanshiramo. Mark aramurekura bombi bafatana ibiganza. Mark abwira mama we ati mama. Sharon nawe ati karame mwana wanjye kandi nguteze amatwi. Mark n'ikiniga ati mama uyu munsi rwose ndakwereka umugeni, ndakwereka umukunzi wanjye ngiye kubana nawe rwose iteka, ndakwereka mama w'abana banjye tuzabyarana uyu munsi kandi ndakwereka rwose uzakubyarira abuzukuru b'umwana wawe umwe rukumba ari we njyewe. Sharon yatangiye kurira ataranagira icyo abwira umuhungu we Mark. Alex Don abarinjiye ari kwihuta cyane ari kumwe na Jack. Binjira basanga Mark na mama we Sharon bafatanye mu biganza bombi basa nk'abari kurira rwose. Mark ahindukiye yahise ababona bombi ahita abwira mama we ati mama dore papa araje. Maze bose bahita bamera nk'abakubiswe n'inkuba bariyumanganya rwose nk'abatigeze banarira. Don akigera aho ngaho ibintu byose byahise bihinduka maze Sharon amera nk'uri kurota. Alex Don wari warahindutse undi muntu, nta mwanya rwose byagaragara ko wihariye udasanzwe afitiye Sharon, nta no gusuhuza umugore we Sharon rwose, ahubwo yahise atangira kunga Jack n'umuhungu we Mark kuko nyine akiri mu mahanga. Mark yari yaramubwiye ko we na Jack batameranye neza. Uburyo Alex Don yari ari kwitwara yari ameze nk'umuntu uhuze cyane ku rwego rwo hejuru kandi agakomeza kwitwara nabi kuri Sharon, akamufata rwose nk'umuntu utamukumbuye na gato, mbese akitwara nk'aho bari bararanye mu buriri bumwe.
nyamara Don yari amaze amezi hafi atagera mu rugo, Sharon yaramubuze, n'igihe amusubirije akamusubiza rwose nk'utakimukunda na gato. Mu gihe Sharon akimeze nk'uwaguye mu kantu, Don yahise asaba Jack na Mark gukorana mu biganza maze amahoro agakomeza bakiyunga nk'abantu b'abagabo. Bombi barabikoze bafatana mu biganza, ariko rwose Mark akabona mama we ntabwo yishimiye uburyo papa we ari kumwitwaraho, nk'udafite gahunda n'imwe yo kuza kumusaba imbabazi cyangwa ngo amusobanurire ibyo amazemo iminsi hafi igice cy'umwaka umugore we atazi ibyo arimo cyangwa urugo rwe muri rusange. Don wahise ava aho ngaho nk'umuntu uhuze cyane, yahise yerekeza mu yindi nzu nini yari ku ruhande rwabo. Iyi nzu Don n'umugore we Sharon niyo bararagamo igihe kinini, nubwo bari bayifite ibindi byumba mu nzu nyine zitandukanye, nabyo byabaga birimo uburiri bwabo, ariko nyine iyi nzu barayubahaga. Gusa iyo bayiraragamo ahanini bashaka nyine kwisanzura bonyine, nta muntu ubabangamiye cyangwa ngo basakurize. Wibuke ko kwa Don hari amazu menshi kandi maremare rwose, cyari nk'ikigo cya kaminuza. Ubwo Mark abibonye yahise yirukanka inyuma ya papa we Alex Don wihutaga cyane, maze Mark agenda amubwira iby'inkuru ye ati, papa uyu munsi rwose ngufitiye impano idasanzwe. Papa we aramusubiza ati, wowe nuko uhora mwana wanjye, rega ndakuzi. Mu gihe Mark ataranamubwira inkuru amufitiye, Don utari ushishikajwe cyane n'ibyo Mark ari kumubwira yahise akora mu mufuka akuramo urufunguzo maze ahita amubwira ati, ahubwo akirizi contact n'izi modoka yawe nshyashya nakuzaniye, kandi rwose nta mwanya uhagije mfite, nkeneye kuruhuka bihagije kuko ndananiwe cyane. Ubwo Mark yasigaranye agahinda aho ngaho ahagaze, asigarana mu ntoki nyine imfunguzo z'imodoka papa we yari yamuzaniye. Mark yasigaye ahagaze n'agahinda kenshi, atewe nuko papa we yanze byibura kumva icyo yashakaga kumubwira, maze akomeza ahagaze areba papa we ari kurenga kandi amukurikiza amaso. Alex yari yahindutse rwose, yarahindukanye n'ibyo byose ku buryo rwose umubonye wese atamenyaga ko rwose ari Alex nyine bari basanzwe bazi. Alex wa wundi wari ufite umwihariko wo gukunda umugore we, wa wundi rwose wakundaga abantu kandi wagiraga urugwiro mu gihe bibaye ngombwa. Ubwo Jack yari yasigaye yumvisha Sharon wari wihebye cyane impamvu Alex ari kumwitwaraho atyo. Yamubwiraga ko Alex ari uko ananiwe ariko atigeze ahinduka rwose. Gusa Sharon yari azi umugabo we Don kurusha undi muntu wese cyangwa se abandi bantu bose bo mu mujyi wa Matelo, kandi nyine yari abizi ko Alex rwose atakimukunda kuko rwose yari yaranabimwandikiye akiri hanze ko ari umugore utakigezweho. Nubwo Jack yari akiri gukomakoma mushiki we kubera agahinda yahoraga amubonana kamuzonze, ariko Sharon we yari yamaze kwibonera neza ko ibyo Alex Don yamwandikiye byari byo rwose, kandi yamaze gutwarwa n'abandi bagore ko yahindutse burundu. Byageze isaha y'isa 11 zuzuye z'umugoroba, abantu benshi cyane bari bamaze kugera mu byicaro byabo. Kwa Don hari hateguye rwose ku buryo bubereye ijisho, kandi reka haryohe byari mu gihe. Ibikorwa byo kwitegurira iserukiramico byari bimaze hafi ibyumweru 2 byubakwa. Byari byubatswe n'abahanga baturutse rwose mu mijyi itandukanye no mu bihugu bitandukanye, besitaraga ibintu byinshi cyane. Hari ingeri zose z'abantu, harimo abasaza ndetse n'abandi basirikare barwanye ku ntambara ya Matelo Park. Ni urugamba rwari rugamije kurwanira ubwigenge bw'umujyi wa Matelo kugira ngo ube umujyi umeze nk'igihugu kandi nyine ubeho wigenga. Iyo ntambara rwose yari yaragendeye umwana muto w'umukobwa w'uruhinja rwo kwa Don Alex, kuko mu gihe cy'urugamba bari bamuriye mu bana bari banyazwe n'umwanzi maze baramubura burundu. Iyo ntambara yari yariswe Matelo Park, byari impine y'amagambo abiri, Matelo Balkanization. Wibuke ko muri uru rugamba Alex Don yari umuvugabutumwa, ahora anasengera kandi agendana n'abasirikare bari bari ku rugamba nk'umuhanuzi w'Imana muri bo. Muri ibi birori by'iserukiramuco risoza umwaka kandi hari hateraniye abantu b'ingeri nyine zitandukanye. Hari abahanzi batandukanye bagombaga gususurutsa abitabiriye, hari abacuranzi bacurangisha amoko yose y'ibicurangisho by'umuziki, kuko nyine ryari iserukiramuco ngarukamwaka
kandi buri gihe rimara iminsi 3 iyo ryabaga. Hari kandi abayobozi bakuru b'umujyi wa Matelo, abayobozi mu nzego nkuru za gisirikare n'umutekano wihariye w'umujyi. Hari urubyiruko rwinshi cyane ndetse n'abaturage benshi cyane bo mu mujyi nyine wa Matelo, kuko bose bari baje kwihera ijisho ibirori ngarukamwaka byagombaga kumara iminsi 3. Muri ibi birori ibintu byose byabaga biteguye ku murongo, kuko buri wese muri iyo minsi 3 yararyaga kandi akanywa icyo ashaka ntawe umuhagarika, kandi byose bigakorerwa kwa Doni byishyuwe cyane. Ubwo isaha ivuze umurishyo wo gutangira ibirori yikubisemo nyine saa 11 z'umugoroba. Jack wari uyoboye gahunda zose z'iserukiramuco yakiriye kuri stage umunyacyubahiro ukomeye cyane ariwe Alex Don, kugira ngo nyine atambutse ijambo ry'ikaze anatangiza ibirori ku mugaragaro. Don yafashe ijambo rye maze aha ikaze abashyitsi bose muri rusange bari baturutse hirya no hino mu mijyi itandukanye. Yashimiye kandi abayobozi bo mu nzego zinyuranye babashije gutegura iserukiramuco risoza umwaka. Nibwo bwa mbere byari bibayeho ko Alex Don afata ijambo mu bantu bari bateraniye iwe, maze akarisoza adashimiye umugore we Sharon. Rwose nibwo bari babibonye. Wibuke ko Sharon ari we muntu wari uhagarariye ibintu byakozwe by'imyiteguro yose, kuko na Jack wabashaga kumufasha ntabwo muri icyo gihe rwose yari abonetse kuko yari afite akazi kenshi. Gusa ibi byose Alex ntabwo yabyitayeho rwose, ntabwo yigeze amusuhuza cyangwa se ngo abe yanamushimira muri urwo ruhame. Gusa kuri uwo munsi ibi ngibi byarabaye kandi bibabaza Sharon kurushaho. Ubwo abantu bose bari bamaze kwicara, Don n'umugore we nyine Sharon bageze mu byicaro nabo. Muri ako kanya ubwo ibirori nyine biba biratangiye ku mugaragaro nk'uko byari biyobowe na Jack muramu wa Alex Don. Ku rundi ruhande Mark wari uhangayitse kuko atarabonana na Angela yaramuhamagaye, noneho Angela aramwitaba. Nkwibutse ko Angela yarabwiye Mark ko atari mu mujyi wa Matelo, ariko nyine ko aza kuhagera ku mugoroba nka saa 1 cyangwa se saa 1:15. Gusa nyine ibi byose byari ibinyoma, kuko Angela yari amaze iminsi 3 yibana na Alex Don wari usigaye amufata nk'umugore we wa kabiri. Mark wari wishimiye cyane ko Angela mwitabye noneho kuri telefone nyuma y'amezi arenga hafi 3 batavugana, mu mvugo yuzuye umunezero ndetse n'amarangamutima, ubwoba ndetse n'ikiniga. Yashimiye Angela ndetse amwereka ko amushimishijwe no kuba noneho nawe ibintu yabigize ibye, akaba atangiye no kumwitaba kuri phone. Angela yabwiye Mark kuri phone ati, "Erega Mark, niwe musore nkunda kandi rwose byose ni amasaha makeya nkaza bikarangira, maze nkabonana nawe nkaboneka rwose igihe cyose ntahabaye, kuko ndagukunda cyane kandi ndashaka noneho kumbona burundu." Mark wumvaga amasaha atari kugenda yabwiye Angela ati, "Nukuri rwose uri igisubizo ku buzima bwanjye, kandi nyine ubyiyumvemo ko nanjye nkwiyumvamo. Uyu munsi usobanuye byinshi kuri njye." Angela wumvise ko Mark ashobora kuba afite ibintu byinshi atari yamubwiye yateguye, yashatse kumubaza uko amwiteguye. Ati, "Se sheri, ubundi unyiteguye ute?" Mark aramusubiza ati, "Icyo nshaka ni ukukubona gusa, kuri njye rwose biraba bihagije." Mark yahise asobanurira Angela ko rwose ibirori bitangiye kandi ko agomba gushaka uburyo ahagera hakiri kare. Angela yahise abwira Mark ko asa nk'ukiri kure ariko atari cyane. Ati, "Mark, shyira umutima hamwe, ndaza rwose tubonane, kuko nanjye ubwanjye ndagukumbuye cyane. Nubwo nkiri kure ariko rwose turenda kuhagera. Rwose nindinda cyane nka saa 1:15 ndaba mpageze, ariko ndakora ibishoboka byose mpagere mbere rwose yaho, mbese nka saa 1 zuzuye. Nshaka ko tuganira cyane, byange bikunde iri joro ndararana nawe sheri." Amagambo Mark yarabwiwe na Angela rwose yabaye nk'acanye umuriro utazima mu mutima we ndetse no mu bwonko bwe. No mu mutima kandi wa Mark hahise huzura ibyishimo byinshi cyane. Ubwo Mark yahise atangira gushyira ku murongo impano zitandukanye yari yateguriye Angela, kugira ngo aze gusanga nyine biteguye nta kibazo kibirimo. Mark yagombaga kwerekana umukobwa w'urukundo rw'ubuzima bwe, kandi buri wese nyine akamumenya. Gusa nyine Angela nta makuru yari afite yuko Mark hari ijambo ashobora guhabwa muri ibyo birori.
kuko nyine yari amuzi nk'umusore wikundira ibirori mu buryo rwose busanzwe. Wibuke ko Angela yari yarahuriye na Mark mu birori byo kwa Don n'ubundi, ariko Mark ari umusore usanzwe kandi wiyicariye inyuma nk'abandi bose bari baje kwirebera igitaramo. Mark yari umusore utivanga muri gahunda z'iwabo, ndetse abenshi bamwumvaga batanamuzi kuko rwose yari yaririnze cyane kugendera ku izina rya se mu bintu ibyo ari byo byose. Yari atuye kure y'iwabo ku buryo nyine byari bigoye kumenya n'iby'ubuzima bwe n'inkomoko ye. Buri gihe mu birori byaberaga iwabo yabaga yicariye inyuma kandi nyine yabyizagamo gake. Gusa nyirarume ari we Jack yari ameze rwose nk'uwafashe umwanya Mark yakabaye afata, nubwo Mark yari yarabyanze. Abantu benshi batekerezaga ko Jack afitanye isano ya hafi na Don, gusa nyine baribeshyaga kuko ntabwo ariko byari bimeze. Ahubwo Jack yari umuntu rwose ugendera ku murongo kandi uzi gutegura ibintu neza, uzi no kuyobora. Jack yari musaza wa Sharon, umugore wa Alex Don, kandi nyine yari umusore mukuru kandi nyine wubashywe mu rugo rw'iwabo Mark. Ubwo ibirori byarakomeje kandi Don yari yemereye umuhungu we Mark ko nyine muri gahunda bari butangaze bari bushyiremo n'umwanya wa Mark, kuko nyine hari icyo yashaka gutangariza abitabiriye ibirori bose. Nibwo bwa mbere Mark yari agiye kugaragara ari kuvuga rwose mu birori byaberaga mu rugo rw'iwabo, kuko nyine ibyabanje byose yabaga ameze nk'utabyitayeho cyane, ahubwo yibereye inyuma mu bandi bantu ameze nk'umuntu rwose usanzwe wabyitabiriye. Ibirori byarakomeje maze bigera saa 12 z'umugoroba bigishyushye. Jack nk'umuyobozi wa gahunda zose yatangaga umwanya kuri gahunda igiye gukurikira, kandi nyine akaba ari nawe uyiyobora. Abafite ijambo bagombaga kugeza ku bitabiriye bahabwaga umwanya uringaniye. Abandi bantu bazanywe no kumurika ibijyanye n'imico y'iwabo n'imbyino zabo nabo bari bafite umwanya wabo wihariye. Hari abantu benshi bafite impano bagombaga kugaragaza, abaririmbyi, abahanzi ndetse n'ibindi byinshi, kandi ibi bikorwa byose byakurikizwaga neza ku murongo, kuko nyine Jack nicyo kintu cya mbere yari ashoboye. Abantu benshi bari bishimye rwose, amatara yaka ahantu hose bimeze nko ku manywa. Bigeze saa 12:15 Mark yagiye kubwira Jack ko umwanya w'ijambo rye ryari riteganyijwe saa 9 zuzuye yawimura maze akayegeza inyuma, kuko nyine ubimufashamo atarahagera. Ntabwo Mark yashakaga ko Jack amenya ibye na Angela, kuko n'ubundi yari abizi ko bishobora kwibutsa Jack amateka mabi yaciyemo kabiri ubucuti bwabo biturutse kuri uyu mukobwa utaragira ugukwasa ariko wari warasariwe na Mark. Jack yabajije Mark igihe ashaka, amubwira ko ashaka saa 9:15 kuko nyine ari bwo umushyitsi we araza kuba ahageze. Maze Mark abyegeza inyuma aho isaha imwe, aranabitangaza nyine ko gahunda ihindutseho gatoya. Sharon yari yicaye yegeranye n'umugabo we Alex Don. Bombi bari bicaye mu banyacyubahiro benshi bari kureba nyine abahanzi bashimisha abitabiriye bose. Bitegerezaga uburyo abantu batandukanye bitabiriye kugira ngo bagaragaze nyine imbyino z'iwabo n'imico y'iwabo bikabanezeza. Nubwo umutima we wari usobetswe n'agahinda, Sharon yanyuzagamo nyine akapfa kumwenyura, ariko ukabibona neza iyo wabyitegerezaga ko rwose nta mahoro yo mu mutima afite. Mu by'ukuri nubwo wabarebaga wese yabonaga ari umugore n'umugabo bicaranye, babaga rwose bagaragara nk'abasa neza nk'uko byari bisanzwe. Sharon yari abizi neza ko Alex Don atamwitayeho na gato, ahubwo nyine yaje kugira ngo abantu babone ko nta kibazo kiri mu rugo rwabo. Hashize iminota mike Alex Don yarahagurutse maze ava mu byicaro bye aragenda. Ku isaha ya saa 12:50 z'umugoroba Mark yahagurutse aho yari yicaye inyuma, dore ko nyine atabaga ashaka ko abantu batamuzi bamenya ko ari n'umuhungu wa Don. Ubwo Jack yasohokaga akava mu birori agiye kureba ikibazo kivutse gitumye nyine Don ahaguruka mu byicaro bye, Jack rwose yabisikanye na Angela abona hari ahantu amuzi ariko ntiyabyitaho. Jack ntabwo yabyitayeho cyane kuko yari ajagaraye mu mutwe kandi afite gahunda nyinshi cyane mu mutwe we agomba gukurikira. Nakwibutsa ko Jack ari wari uhagarariye ibirori byose byabiri kuba
kandi rwose ni nawe wari ubiyoboye. Ageze aho Don yari yicaye yasanze Don ameze nk'ufite umuntu ategereje kandi rwose abona nta kindi kibazo cyabaye, nta kibazo Don afite. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye kandi nawe wikanze ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, njye nitwa Tim Sanze. Ciao ciao nakagaruka.